Kwa makuwa
ibyaha byanjye unamye n'umubabaro mwami wanjye uri Getsemani Yesu Yesu ndagushima kubwitange bwawe
kugira ngo aronke ubugingo bwa benshi. Atanga ubugingo bwe bugera ku gupfa kugira ngo aronke ubugingo bwa benshi. Ni muri Yesu Kristo mu mibabaro ye no mu rupfu rwiwe. Imana yiyumviyemo natwe ntiyabaye ikitubaraho gukiranirwa kwacu. Ni muri Yesu Kristo mu mibabaro ye no mu rupfu rwiwe. Imana yiyumviyemo natwe ntiyabaye ikitubaraho gukiranirwa kwacu. Hashimwe Yesu, watuze n'Imana. Hashimwe Yesu, byoroheye benshi gupfa bapfira abari mu isi. Imana igambirira yonyine kuduha Yesu bazadukize, bituma Yesu amanuka apfira abari mu isi. Byari byoroheye benshi gupfa bapfira abari mu isi. Imana igambirira yonyine kuduha Yesu bazadukize, bituma Yesu amanuka apfira abari mu isi. Byari
ntiyitaye ukuntu byari bigoye arabambwa ku musaraba maze intare yo mu muryango wa Yuda Yesu aramwemera ntiyitaye ukuntu byari bigoye arabambwa ku musaraba maze intare yo mu muryango wa Yuda Yesu arabyemera ntiyitaye ukuntu byari bigoye arabambwa ku musaraba maze intare yo mu muryango wa Yuda Yesu arabyemera ntiyitaye ukuntu byari bigoye arabambwa ku musaraba yankuyeho urubanza rw'ibyaha bandegaga kuva kera anyambika umwenda we wera ubu ndi umwana mu rugo yankuyeho urubanza rw'ibyaha bandegaga kuva kera anyambika